nigaga muri universite y'Ingozi, nigaga medicine mu wa gatatu Ingozi. Nari ndimo ndajya hari mu gitondo, ndimo ndajya muri mvuye aho nari ncumbitse ngiye mu bitaro muri Prince Serge ni ibitaro biba mu Burundi bya leta. Nahise numva nyine mba inspired, numva iyo melody iraje n'amagambo ahitaza iravuga ngo mana urimbaraga zaba gushaka uri byiza. Ikaze mwene data, muri kumwe na Apotre Rwema Ndamiye Kibibi. Ndagira ngo usabe ukande subscribe niba utari wabikora, kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dutanga buri cyumweru. Imana iguhereze umugisha uryoherwe n'ibiganiro bikurikira. Twangira abakunzi sava nsengera muri Nazarene hano haruguru, ndakijijwe indirimbo muri True Promises. Cyangwa yamaze gushaka. Aya ni ingaragu. Ingaragu kabisa, ntabyo ndakora, sindashaka. Okay, nabitangiye neza nko muri 2003 nibwo nagiye muri korale y'abana batoya mu Kagarama. Nimo natangiriye. Okay, indirimbo ya mbere nayanditse muri 2004 nibwo twajyanye n'abantu babiri tujya gusenga ahantu mu ishyamba, ari kumwe na Bonk wo muri True Promises, ndi kumwe n'umuhungu bita Patro, tujya mu ishyamba gusenga. Imana itanga impano, nicyo nyine twari tujya gusengera. Nta bindi bibazo twari dufite, twari tutaragira ibibazo bya corona. Twari tujye gusengera nyine izo mpano z'umwuka zo guhimba. Mwese mwarahawe cyangwa niwo mwagiye muri batatu umwe bari uhawe? Babiri barahawe. Je na Bonke twarahawe, uwo nguwe yari afite izindi. Ni kuri Imana igenda itanga impano zitandukanye. We yari afitiye, ntabwo we yahawe. Tubwire muri make uko byagenze, mugeze mu ishyamba murasenze? Twageze mu ishyamba turatandukana. Turasenga, twarasenze ngo turangize dukora exercice, turatandukana. Turavuga ati noneho kuko twumvaga ko ari ikintu tugomba n'ubundi gutaha twasubijwe. Kuva aho ngaho twanditse indirimbo, ariko ndashobora kwibuka imwe, ndashobora guhita nyibuka uko yavugaga. Mutaha wanditse indirimbo? Twatashye nanditse agace k'indirimbo, ariko kampaga espoir yuko nyine ibintu byatangiye kuza. Mba twaragiye turi concentrate nyine, urumva twarasenze ngo turangize turatandukana. Mwajya gusengera he, ndajya gusengera hiwe, ariko nyine bwaro uburyo bwo kwiexercise kugira ngo turebe nibura niba hari iyo twatahana. Umunsi twatahanye, Bonke yatahanyiye, nanjye natahanye yanjye. Uwo nguwo nyine sinzi yasomaga Bibiliya nyine leta asoma igice cyose nyine kananirwa kubishyiramo neza. Sinzi igice cyo muri Bibiliya kivuga ngo duharanire impano cyangwa kwizera abera bahawe rimwe kugeza iteka ryose. Impano yo guhimba, Imana yamaze kwitanga, niyo nacumura, niyo najya hehe, umwuka we ubuhari. Birakunda. Birakunda, ntibikinsaba gusenga. Aya. Indirimbo nanditse zikagera kure. Hari indirimbo ivuga ngo buriya ikunze kuririmbwa yakinywe kera cyane, iravuga ngo amasezerano yawe Mana ntahinduka, imigambi yawe ntiburizwamo. Niyo ndirimbo ishobora kuba yarageze kuri radio bwa mbere, yarimbwaga na Korali Alliance mu Kagarama muri Nazarene. Abadukurikiranye bashobora kumva nubwo nta byuma, ariko warimbaho abantu bakaya. Iravuga ngo amasezerano yawe Mana ntahinduka, imigambi yawe Mana ntiburizwamo. Utwibutse Mana amasezerano. Ni nkuko. Niyo ndirimbo ya mbere wumvishe igera kure? Okay, niyo yageze kure, ariko siyo yakunzwe. Hari izindi narakoze mu busanzwe muri iyo korali ntoya y'abana twabagamo, ariko ntabwo zo kubera ko tutazijyanye mu masidio, ntabwo zigeze zigera kure. Ntizigeze zigera kure. Iyo niyo ya mbere yabanje kugera
muri public z'abantu. Naho iyo muri True Promises hariho Mana urimbaraga, hariho inzira zawe n'ibihumbi, hariho indirimbo ivuga ngo yambereye ubuturo bwera, mfite ibyiringiro byo kuzamubona. N'izindi harimo uhoraho ni wewe Mana, ni wewe byose bihanze amaso byo muri True. Nanjye ubwanjye buriya nakoze indirimbo hano. Nakoze indirimbo sinzi niba warasubscribinze. Ntabwo ndabikora ahubwo ni ukuzambwira neza nyuma ya mikoro. Nakoze indirimbo nziza cyane iravuga ngo sinshidikanya nayobotse Yesu, inzira zanjye ziramurikiwe, ubugingo bwanjye buratunganye, igikombe cyanjye kirasesekaye. Ikintu cyitwa amagambo ni Bibiliya usoma cyangwa nayo ntabwo urashakisha araza? Buriya ntiwakubaka inzu umunsi umwe ngo uhite yuzura. Urabanza ukiga. Nabanje kwiga imvugo y'Imana. Niga imvugo y'Imana mu gusoma Bibiliya, mu gusenga. Navuze ngo singisenga kugira ngo mpimbe nibyo, ariko nuko mba senga hari indi relation mba mfitanye n'Imana. Nuvuga ngo muri ayo masengesho nsenga, muri iryo jambo ry'Imana nsoma, bimpisha kumenya kumva ijwi ry'Imana. Numva ijwi ry'Imana nkamenya imvugo y'Imana. Niyo mpamvu hari amagambo iyo ngiye kubwira Imana njye nyibwira nk'abantu koko nkumva nanjye koko ndasa naho agasinyaremye sinjye urema, ariko nkumva avuye ku mutima. Indirimbo yaje mba mu Burundi, nabaga i Bujumbura, nigaga muri Université y'Ingozi, nigaga medicine mu wa gatatu Ingozi. Nari ndimo ndajya hari mu gitondo, ndimo ndajya muri mvuye aho nari ncumbitse ngiye mu bitaro muri Prince Serge. Prince Serge ni ibitaro biba mu Burundi bya leta. Nahise numva nyine mba inspired, numva iyo melody iraje n'amagambo ahitaza, iravuga ngo Mana urimbaraga zaba gushaka, uri byizigiro byaba kwizeye, ni wowe buturo bw'imitima yacu, ni wewe mashimwe yaba kuvuga, tugufite mwami turakomeye, iyo tugendanye nawe turabanesha. Ntabwo nta bihe wari urimo wandika iyo ndirimbo? Ibihe by'umukristo, buriya umukristo ibihe by'amasengesho ni ibihe bigomba kuba permanent, kuko biriya avuga ngo musenge udasiba. N'ubu ngubu ndi mu masengesho, wenda n'ejo nshobora kuba nari nyarimo. Nta bindi bihe buriya situation yaba mushobora kuba urimo. Hari uburyo n'urugero, hari umuntu ukubwira ati iyi ndirimbo nayihimbye mfite agahinda, nari mbabaye, indirimbo nayihimbye Imana imaze kunkora igitangaza kimeze gutya, indirimbo nayihimbye umuntu amaze kunganiriza, numva inkuru ye numva irashegesheje, ntangira kumva nanjye hari ikintu kiri kumanuka kijyanye bihura n'ibyo umuntu yamaze kunganiriza. N'ibyo bihe nashaka hari indirimbo iba mu gitabo cyo gushimisha ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta wamenye uko bingana. Imana ihora ikora ibitangaza. Niyo nakwireba, nakwitekereza, nareba background, wakuramo ishimwe ry'Imana. Njye nkunze no guhimba. Hari abahanzi bahimba indirimbo z'ibibazo kubera ko ari muri situation runaka, agahita yumva yayihimbira ibibazo indirimbo. Yaba yarashwanye n'umuntu runaka, nyuma Imana ikamugira neza, akumva yabihimbira indirimbo. Ariko ngira indirimbo zanjye nizo kuramya Imana. Kuramya Imana ni mode de vie, ubuzima buhoraho. Niyo mu bigaragara itaba yampaye, ariko ihora yampaye kubera kwizera kwanjye mfite, Imana ihora yampaye. Kugira ngo ngusubize icyo kibazo, hari indirimbo nanditse ivuga ngo ubane natwe umunsi ku wundi, inzozi zacu zagure, wowe ndirimbo ya buri munsi urihagije. Imana buri munsi hari indirimbo iba yashyize mu muntu,
ariko nyine rimwe na rimwe ugasohoramo nkeya ukazigisha abandi. Icyiza cyo guhimba ni impano y'Imana cyokoze muri rusange, impano z'Imana. Ikikwemeza neza ko ari impano yawe no cyo kwemeza ko ari impano yawe nuko wowe ubwawe ibanza kukunezeza, irabanza ikakunezeza, kandi kwizera kwawe kukakubwira ko iyi ndirimbo ikoze igitangaza muri wowe. Nuvuga ngo mbere yo kwitransforma abandi bantu ubanza kuba transformed wowe wenyine, nkajya kuyigisha ubwanjye numva umutima wanjye wasandaraye, ibyishimo ari byose. Kuvuga ngo igeze hanze irakunzwe, nkunze kuzigisha, nazigisha bamwe bakambwira feedback ngo nta ndirimbo yawe igiba mbi, ariko nuko njyewe ubwanjye iba yanejeje. Buriya ntiwatanga umunezero utakurimo, utanga umunezero kubera ko wuzuye muri wowe. Iyo ugeze mu bandi bihita bikunda. Hariho buriya ubu ndaruhutse kuko nkugezeho, hakaba iyindi ivuga ngo ntabwo bafite Yesu anzi mu izina. Hari situation runaka nari ndimo, ariko nyivamo kuko n'ubundi n'ejo nzaba ndi mu yindi nabwo nzayivamo. Nayivuyemo rero numva ko naririmba ngo ubu ndaruhutse kuko nkugezeho. Akenshi mpise mvuga ngo nahimbiye indirimbo iki kintu, wenda n'abandi bayumva hari igihe yahita ati bwo yayihimbye ari muri biriya bihe, nta mpamvu yo kunezerwa kuko njye ntabyo ndimo. Ariko n'indirimbo utekereza nyine y'amashimwe nyuma yo kuva mu bintu runaka, niyo utaba wanabivuyemo buriya nakubwiye ati buriya kwizera kwanjye kumbwira ko ibintu nubwo nabisenge ntabibonye, kwizera kumbwira ko mba nabibonye. Kera tukiri batoya wumvaga indirimbo ziririmbwa ntumenye aho zavuye, ntabwo wamenyaga ko zavuye, ntumenye uko abandi bajya babigenza. Kuko nakuze nkunda indirimbo cyane, nyuma nibwo naje kumenya buriya muri Kicukiro muri Nazarene urumva twasengeragamo, hari indirimbo zari zihari bakavuga ngo ni kanaka wayihimbye. Harimo mu grand frère wacu yitwa Bagaza, asigaye muri Amerika. Iyi ndirimbo niyo wayihimbye. Urumva nibajije uko bijya bigenda kugira ngo bayihimbe, kubera ko nari nzi ko Imana, nari nyifite icyizere ko Imana ishobora nanjye kubimpa. Niyo mpamvu nagiye kubikora. Utangiye kubyifuza. Ntangiye kwifuza kabisa. Ubwo icyo gihe kugenda mu ishyamba wari wizeye ko impano yawe iri buze kuba ari kwandika indirimbo se? Nari sanzwe iyo nahabwa yose ndayakira. Nari sanzwe nzi kuririmba. Nzi kuririmba, ndirimba ndi umuyobozi muri izo korali z'abatoya. Kandi nari nzi ko iyo nahimba yose batayakira, cyane cyane nk'abana mwakuranye muri quartier hariya mu Gatenga no mu Kagarama. Byari bigoye kugira ngo mfate indirimbo mpite njya kuyigisha bari abana batoya twakuranye, bazi weakness zanjye kugira ngo bahite bayemera. Sinexpectinga ko babyumva, ariko nyine kandi hari nizo buye bagiye banga rejecting, ariko nkongera ngahatiriza kugeza aho nyine Imana yagiye itanga ibitunganye. Rero nabyo byari bitunganye kuko impano y'Imana buriya ni kurya abantu bari batarumva uburyo umuntu wo muri quartier batoranye wenda ntibabe bazakira. Musava guhimba kwa indirimbo tusibye kwa ko byitwa ko ari umurimo w'Imana, hari indi nyungu yindi ubikuramo? Ntashye, kuko ubuzima bwanjye nabuteguriye ibindi bintu bizabuha inyungu. Nigaga muri kaminuza narayisoje, hari ibindi bimpa inyungu byose narabiteganyije. Narize ashaka kuba docteur. Uri docteur buriya. Harya ubuvura iki wize no kwispecializa? Nari nakoze generalite gusa, ndi generalist. General practitioner. Utegereje ko utangira kwita ku barwayi? Rwose twaratangiye. Warabikundaga cyane?
ibintu byo okay nakundaga kwiga ibintu bibiri nakunda mu buzima ntabwo nigeze mbifatikanya n'ikindi nakundaga kuririmba nakundaga no kwiga ubu kuba uri doctor umva warishimiye kugira ku nzozi zawe oya ntabwo ndabigera nzakomeza kwiga uracyashaka gukomeza kwiga nzagera n'ahandi niki cyatumye uhitamo biriya nuko na mbere ukiri mutoya wahoraga ubikunda kuko buriya hari umuntu usanga mu buto bwe ikintu yatekerezaga birangiye yaradeviye ntabwo namenye uko byagenze mu by'ukuri mu buto bwawe apare yo kuririmba nicyo kintu warushize imbere cyane wumvaga uzaba umudokiteri uzakora ukita ku barwayi ukavura okay nize avec succès muri quartier bavuga ngo savana umuhanga ariko nyine kaminuza byarahindutse bwa buhanga nyine bwagiye bugabanuka bwari ubwo muri quartier nkura mbikunda kuko numvaga nshaka kwiga icy'abandi bantu abantu biga ari bake numvaga aricyo najya kwiga sinakundaga kujya kwiga kubera ko aricyo nkunze numvaga ikigoye ni ikihe niki nkajya kukiga numvaga najya kwiga kirya kigoye nukuvuga ngo bakikubwira ko aricyo kintu kigoye muri kaminuza bakimbwira ko aricyo kigoye ariko buriya rero twakuranye n'abana bari basobanukiye iby'amashuri yesi nuko naraperformingaga neza ariko nyine hari uburyo ntarenzi guhitamo twakuranye n'umutipe bita Jean Samuel Sebatware we nawe yari akunda kwiga akamenya numvaga avuga medicine kubera ko mu muryango wanjye nta wundi wari warayize sibyo ko ubu ngubu afite abandi bari inyuma yawe oya bari imbere ariko ntabwo ari bonakuyeho iyo ntuzi mfite abandi bari sibo nakuyeho iyo vision hanyuma Musava ubu rero abantu badukurikiye bashobora kwibaza ubu Musava icyerekezo cye mu muziki kuko wambwiye ko watanye no gukora indirimbo mu by'ukuri urimo urinjira mu muziki wo gukora nka Musava cyangwa se urakirinda gukora nkawe uracyashaka gukora mu itsinda rya True Promises nzahora nkora mu itsinda rya True Promises ariko nabwo nanakora no ku giti cyanjye kuko nabyo ndabiteganya nuko haje kuba ibi bintu bya corona ariko mba naranasohoye n'indi ndirimbo ndazifite ziranditse zaratunganya ibintu byose birahari nari ntegereje nyine ko bagenda bakingura ama studio ibikorwa byinshi kugira ngo ite ntangira gukora iyindi ariko nanone ndacyari muri True Promises kuvuga ngo ugiye gukomeza mu itsinda rya True Promises ariko nawe ukora indirimbo zawe ku giti cyawe nzazikora sinzazikora wenda nk'umwuga abari babikorera umwuga kuko mfite uwanjye mwuga nkora ariko nzabikora kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza oya buriya iyo ukora mu itsinda hari indirimbo ziririmbwa n'itsinda hakaba indirimbo ziririmbwa n'umuntu ku giti cye indirimbo ziririmbwa n'itsinda n'ubundi nk'ibisanzwe ndazigisha muri True Promises indirimbo z'umuntu ku giti cye kuko njye Imana yangiriye neza mpimba mu njyana zose zibaho n'izitarabaho wenda nabishobora ufite mu njyana y'ikinyarwanda wahimbye njyana z'ikinyarwanda nazihimbye ariko zari za kera sinapfa kuzibuka nahimbye njyana z'ikinyarwanda nahimbye ama country nahimbye rock nahimbye mu njyana z'ama blues nazihimbye z'ibizuru zisanzwe na R&B zisanzwe iz'ibisirimba urumva ni ya mbere yatangiye kumenyekana yari mu njyana y'igisirimba ni hafi zose kabisa turimo turagana ku musozo Musava urimo uravuga ko uguhimba kwawe bitagusaba gusenga ariko se indirimbo uhimba mu gihe gito kiba kingana gute indirimbo uhimba mu gihe kinini biba bingana gute okay shatse guhimba indirimbo nayihimba buriya mu mwanya muto cyane ariko impamvu
mbikora mu gihe cy'iminsi irashobora no kumara n'amezi 2, ishobora kumara amezi 2 ntarayisoza kubera ko uyu munsi niba mfite ijambo runaka ari ndimo mbanzi ko ejo hazaba hari n'irindi niba ngo ndashobora gukoresha rya jambo nabonye nkarikoreshamwo agace ka mbere ejo nkazaba inspired mu bundi buryo naryo nkayifata nkagenda nterateranya nyine zikazara zikabwira irashobora gufata ukwezi irashobora gufata amezi 2 irashobora gufata icyumweru biterwa nyine n'uburyo akenshi kubera ko nta n'umwanya ubuhari rimwe na rimwe mba mfite ishobora gutwara nyine igihe cy'amezi cy'ukwezi. Impano urimbaraga yatwaye igihe kingana gute? Impano urimbaraga ishobora kuba yaratwaye ukwezi kuko buriya nigisha igitero cya mbere na refre icya kabiri ntabwo nari ntarakimenya wenda n'abandi abo nigisha nyine usanga mbigisha igitero wenda nkabigisha na refre ikindi gihe nkazuza nkabigisha ibindi bice kayuzuza nkayuzuza wenda cy'ukwezi ni nk'ukwezi. Hanyuma tubwire Musava mu myaka 5 yifuza kwibona ye muri uruhande rw'umuziki n'uruhande rw'umurimo cyangwa se umwuga yavuze. Mu myaka 5 ku ruhande rwanjye ntekereza ko nifuza ko nzaba mfite urugo cyambere kuko hariho priorities 5 z'ubuzima umuntu aheretse kumbwira ari hepfo yarambwiye priorities 5 ya mbere ni Imana. Imana iyo nababwiye ko tubana nayo iminsi yose. Wa kabiri ni iki? Wa gatatu ni since aba gatatu ndabyibagiwe ariko uko bigenda bikurikirana hariyo sociale hariho sociale n'imirimo yanjye nuvuga ngo nk'ikintu cyanjye bwite kinyinjiriza inyungu ni priority ya gatatu. Nuvuga ngo mu muziki ho ubwaho imyaka 3 nakubwiye ko ntazakora muziki nk'umwuga mu myaka 3 zarangeze heza kuko ndajya nzifata zishyire kuri YouTube abantu baze barebe bafashwe ariko mu myaka 3 nzaba bizaba bimeze neza cyane ni benshi batanze ariko mu myaka 3 abenshi bazaba baramenya bashobora kuba bari bakuzi ahubwo kubera ko nawe utajya ugaragara cyane rwose social media ndayitinya ahantu saho gutuma umwana. Hari abantu ugiye wandikira indirimbo b'abahanzi hari abo nazandikiye ariko simbavuga kubw'impamvu nyine z'umutekano bazabivuge. Musava ijambo rimwe dusoza. Ndabashimiye banagaruka abadukurikiye Imana ibagire neza bose. Twizere Imana niyo nzira niyo kuri nibwo bugingo nta wajya kwa data itamujyanye. Murakoze cyane. Urakoze kubana natwe. Niba utari wakora subscribe kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.